mu buryo bisa nk'ubwihariye mu gihe isi yagiye ibona ibyamamare byinshi mu mikino n'ubugeni. Hari bake cyane bavukiye mu bukene bukabije bavamo intwari z'isi yose na n'uyu munsi zizwi. Pele ni umwana w'umwirabura with causes muri Brazil. Ni umwe muri abo bake waturutse ku musozi w'inzitane ariko agahinduka umwami w'umupira w'amaguru. Ni icyitegererezo cy'icyizere ku banyantege nke, ni ishusho y'ubutwari ku baturage b'isi cyane cyane ariko abanyafurika. Uyu ni umugabo utaragize umupaka mu nzozi ze, wahinduye ijwi ry'imbabazi, urukundo n'ubupfura mu rukundo rw'umupira no hanze yawo. Mu nkuru ikurikira turasesengura ubuzima bwe, amasomo yazize n'uruhare rwe nk'intwari y'abirabura n'umwana wa Afurika nubwo atayivukiyemo. Yego, izina nyaryo ni Edson Arense Denasis Meto. Yavuze ku itariki ya 23 Ukwakira 1940. Ni mu gace kitwa Crazy Crisius muri Brazil. Yari imfura mu muryango ukennye. Papa we yari umukinnyi w'umupira witwaga Danilo, ariko impanuka yamubujije gukomeza gukina ku rwego rwo hejuru. Mama we yari umunyamugisha witwaga Presto, waharaniraga ko umuhungu we atajya mu mupira ahubwo akiga. Pele yakuze akunda umupira bikabije, akina n'udukarito ndetse n'amapali. Yakoze n'amaguru yitwaga Pele. N'abana mu gace k'iwabo bazanye izina bisa nk'iby'impanuka ubwo yashakaga kuvuga izina ry'umuzamu yakundaga. Iryo zina ryaramumuritse, imubera ikimenyetso cy'umwihariko. Afite imyaka 11 y'amavuko yagaragaje imana idasanzwe ubwo yakiniraga ikipe y'abana yitwaga de Santobro. Nyuma yinjiye muri Blue Athletic Club aho yatozwaga n'uwitwa Wadma de Brioda, wakomeje no gushimishwa n'impano ye maze amujyana gusinyira ikipe yitwaga Santos FC afite imyaka 15 y'amavuko gusa. Aha ni urugendo rwe nk'intwari y'umupira ku isi rwari rigiye gutangirira. Yego, bidatinze mu 1957 Pele yaramaze kumenyekana cyane muri Santos FC, atangira gutumirwa mu ikipe y'igihugu ya Brazil afite imyaka gusa 16 y'amavuko. Impano yihariye yatumye ahitamo icyamamare cyihuse, yinjira mu bakinnyi batorewe gukina igikombe cy'isi cyo mu 1958 mu mujyi wa Suez. Mu mikino ya mbere y'iryo rushanwa Pele yari atarabanza mu kibuga na rimwe, ariko nyuma y'uko Brazil itangiye kwitwara nabi, umutoza yamuhaye icyo nakita amahirwe yo gukina. Yari afite imyaka 17 gusa ubyibuke, ariko ibyo yakoze birenze ibyo benshi bari biteze ku mwana w'imyaka mike nk'uwo. Yego, mu mikino wa kimwe cya kane yatsinze igitego kimwe cy'ingenzi, muri kimwe cya kabiri cya nyuma yatsinze hat-trick ibitego bitatu. Kuri France ahitamo umukinnyi muto wa mbere watsinze hat-trick muri World Cup. Mu mikino ya finale Brazil yakinnye na Suède, Pele atsinda ibitego 2 mu ntsinzi ya 5-2. Igihe kimwe yateye agatsinda umupira ubutse hejuru y'umuzamu, agatsinda igitego abantu batigeze babona imbere ye. Batangiye kumirwa kubera ko uwo munsi n'isi yose yamuhaye izina ryitwa Rio, umwami uzwi cyane. Yabaye umukinnyi muto wa mbere watsindiye igihugu cy'igikombe cy'isi. Uhereye ubwo ubuzima bwe bwahindutse burundu. Ntabwo yari umwana wo mu muryango ukennye akina akaguru k'umupira gusa, ahubwo yaba umunyabigwi, indorerwamo y'ibyishimo bya Brazil. Ni nayo mpamvu uyu munsi nyimuvugaho. Nyuma yo gutwara igikombe cy'isi mu 1958 Pele yahise aba ikirangirire ku rwego rw'isi na n'uyu munsi arazwi muri Santos FC. Ikipe yanakomeje kumushyira imbere iganisha imikino imwe ku munsi. Yego, aho hose yahamagwe kugira ngo abantu babone ko Pele akina anafite byinshi bimurimo. Mu myaka yakurikiyeho yegukanye ibikombe bikomeye by'iwabo, anatwara na Santos Cup, W3 cyangwa se Champions League ya Amerika y'Epfo na International Cup, atsinda amakipe y'u Burayi. Yego, mu 1962 yagiye muri World Cup ya Chari, ariko imvune yamukuye mu irushanwa hakiri kare cyane. Nubwo atakinnye cyane, Brazil yongeye gutwara igikombe bitanatsinze n'ubundi mu 1966 irushanwa ryabereye mu Bwongereza. Pele yavunitse bikomeye bitewe n'imikinire y'abamurindaga nabi. Brazil yasizirewe kare bituma rwose agira agahinda gakomeye, ariko mu 1970 yagarutse nk'intwari ikomeye. Brazil yari ifite ikipe ikomeye cyane, Pele, Jorginho, Tastowa, Lavelino babaye ikipe ivugwa na benshi nk'iyatwaye igikombe cy'isi mu buryo bwiza kurusha ibindi. Pele yatsinze ibitego, atanga imipira myiza, ahesha Brazil igikombe cya gatatu cy'isi. Abo umukinnyi wa mbere n'ushobora kuba n'uwa nyuma wegukanye World Cup inshuro nibura 3. Ubwo ni mu 1958, 1962 n'1970. Amaze kuva muri Santos yagiye gukina muri New York Rams USA, aho yanagize uruhare mu kumenyekanisha umupira w'amaguru muri Amerika mu buryo bweruye. Nyuma yo gusezera yabaye intumwa y'amahoro, yakoranye n'umuryango w'abibumbye UNI ndetse na UNICEF, aharanira uburenganzira bw'abana n'iterambere ry'abaturage bo ku isi hose. Pele kandi yabaye ishusho y'Imana, ubupfura, ubuhanga no guharanira amahoro. Yego, nyuma y'imyaka myinshi y'ubuzima bwo kwamamara, gutambara ku isi no gutambagira yewe no gukundwa nk'ikirango cy'umupira w'amaguru, Pele yagiye agenda arushaho guhangana n'indwara z'ubuzima. Mu myaka ye ya nyuma yakunze kwivuza kanseri y'amara yamubayeho n'isuri ikomeye, n'uyu munsi ari no yamutwaye ubuzima.
Bidatinze 2022 ejo bundi Pele yajyanywe kwa muganga kenshi aza kugwa mu bitaro byo muri Sao Paulo guhera mu Gushyingo ku itariki 29 Ukuboza 2022. Isi yose yababajwe n'amakuru y'urupfu rwe afite imyaka 42 y'amavuko. Yego, isi yaramunamiye, ibibuga by'umupira byarasheshese, amashusho ye agaruka ku mateleviziyo y'isi yose, abaperezida n'abakinnyi, abanyamakuru n'abafana baturuka imihanda yose batangaza ko Pele atari umuntu usanzwe ahubwo yari igice cy'amateka y'isi. FIFA yamugize umukinnyi w'ikinyejana hamwe na Maradona ndetse n'isi na Pele isigara ku isonga ry'abahinduye umupira ukanongera ishisho mu bitekerezo by'abamukundaga. Mu gihe cye Pele yasinze ibitego bisaga nibura 1280, akiri imikino irenga 1360, aba umukinnyi wa mbere uhesheje Brazil ikuzo rikomeye, anahindura umupira w'amaguru ururimi rw'ubumwe. Pele kandi yapfuye nk'umuntu ariko yasize azwi nk'icyamamare cy'ibihe byose. Mu mboni z'isi Pele yari umuntu udasanzwe kurenza kuba umukinnyi, intumwa y'Imana idasanzwe y'Imana udashobora gutekereza. Isi yamubonaga nk'Imana kamere itangaje itarigeze ibaho mbere ye. Umupira wamubereye ururimi yifashishaga mu gutanga ibyishimo, icyizere n'ubutumwa bw'ubumwe. Wari uhagarariye abantu baciye bugufi, yaturutse mu bukene bukabije ariko impano y'icyubahiro no gukunda ibyo yakoraga byamugejeje ku rwego rw'ikirenga. Yari urugero rudasanzwe rw'uko umuntu ashobora kuva hasi cyane agahindura amateka. Umukozi w'amahoro Pele yakundwaga n'abantu bo mu bihugu byose, nta vangura ry'igihugu cyangwa se uruhu rwamuhagarikaga. Yakunze kubwira abantu amagambo yo kubaho neza, kureka kugoma no gukoresha impano zo mu nyungu z'isi. Umutima woroshye, igihagararo gikomeye. Nubwo ari icyamamare ku isi, ntabwo yigeze yishyira hejuru. Yakundaga guseka, gusabana kandi niyigishaga ko bamwita umunyabigwi. Ntabwo yabishakaga gahiza abandi. Yari umuntu wicisha bugufi mu buzima bwite ariko akomeye mu buryo yakoze. Mu magambo make Pele yari umwami utarategekaga abantu ahubwo wategekaga imitima yabo binyuze mu mupira, urukundo n'icyubahiro. Nibyo koko Pele yari umwirabura waturutse ku mugabane. Nibyo koko Pele yari umwirabura waturutse mu bukene bukabije ariko agahinduka ikirango cy'isi yose. Ibyo yagezeho byarenze iby'abantu benshi batinya no gutekereza, ndetse bimwe mu byo yakibukirwaho birenze ukwemera. Ariko nanone inzira yabayemo irimo ububabare, ifangura n'imbogamizi n'amateka. Kuvukira mu bukene no kwitabwaho, Pele yavukiye mu gace ka Blur kitwa Três Corações muri Brazil. Yigeze kugira ati, nigeze gukina umupira n'inkweto nshya inshuro imwe gusa mu bwana bwanjye. Yatangire kuri zero rwose, ibyo byonyine byari isomo riremereye ryo kumugeza ku nsinzi. Ubwirabura bwe bwabaye igitutu muri Brazil y'icyo gihe. Ubwirabura bwari igitutsi kuri we. Nubwo ari umunyabigwi, hari igihe Pele yanenzwe n'itangazamakuru ryo mu gihugu cye kubera ko yavukiye mu muryango utari uw'igikundiro. Hari ibinyamakuru byigeze kumugereranya n'umugaragu wo mu gihe cy'ubuja. Yigeze kuvuga amagambo akomeye ati, nubwo natsinze ibitego byinshi, hari aho nagiraga nkumva ko batanyishimiye nk'uko nishimiye kubabona i Burayi cyangwa se muri Amerika. Brazil yanjye sinayitengushye ariko nayo yigeze kunenguha mu buryo butaziguye. Guhindura umwirabura w'imbere wubahwa n'isi yose, guhinduka umwirabura w'imbere wubahwa n'isi yose byari ibintu byamubangamiye. Pele yahinduye amateka, yabaye umwirabura uhambere wakunzwe n'isi yose, agahabwa icyubahiro muri izo Paris cyangwa se ingoro z'abami. Abaperezida b'ibihugu bakomeye bakamwakira nk'intumwa. Ibi byanatumye benshi cyane cyane urubyiruko rwo muri Afurika bamubonamo ikirere gishya cy'icyizere cyabo. Ibyo yibukirwaho birenze kwemera, n'ibitego birenga 1280 yatsinze mu mikino yemewe World Cup nibura mu 1958, 1962 1970. Nta wundi wabikoze. Yanawe ibihembo birenga 100 harimo n'iryo mu budashyikirwa bwa FIFA. Yanagize uruhare mu kuvugurura imyumvire ku bijyanye n'ubwirabura haba mu mupira no mu bindi bikorwa by'ubuzima. Yasizwe mu rugaga rw'intumwa z'amahoro z'umuryango w'abibumbye, avugira abatishoboye, abana n'abatagira kivurira. Ubutumwa yasize mu gusoza ubuzima bwe, Pele yigeze kugira ati, ubuzima ni impano, kugira icyo ukora kizatuma abandi bakwibuka niwo mwanya wo kubaho nyawo. Pele kandi ntabwo yatsinze umupira gusa, yanatsinze amateka yasunitse imbibi z'ivangura bikizere cy'abavuga batagira amahirwe cyane cyane ariko abirabura. Ni umwirabura warokoye isi yose nubwo atigeze yisaba kumwitura. N'ubuzima bwe bwigeze kuba ubuzima bw'igitangaza. Yego, ubuzima bwa Pele ku banyafurika bwarenze kuba inkuru y'umukinnyi w'umupira, bwabaye ishusho y'icyizere, ubushobozi n'ishema ry'abirabura, icyitegererezo cy'ubwirabura bwatsinze. Mu gihe Afurika yari ikirwana no kwigobotora ingoma z'abakomunisite n'ivangura, kubona umwirabura aturuka mu bukene agahinduka ikirangire ku isi yose byabaye ubutumwa bukomeye bwo gushoboka. Pele yerekanye ko ubukene n'uruhu rw'umukara bitari imipaka, ahubwo ko bishobora kuvamo intwari y'isi yose, intumwa itari y'igihugu gusa ahubwo y'abirabura bose. Pele ntabwo ari uwa Brazil gusa, ahubwo yabaye indangagaciro y'ubwoko bwe, cyane cyane ariko ku rubyiruko rwa Afurika rwatangiye kubona ko ari umwirabura ushobora kwicara habira amateka abazungu bagafana.
Nubwo atavukiye muri Afrika, abanyafrika bamubonaga nk'umwana wabo wabuze kubw'ubucakara, ariko wisubije icyubahiro bwirabura mu buryo buteye gutya. Umubano we na Afrika. Pelé yasuye Afrika kenshi mu bihugu nka Nigeria, Ghana, Ethiopia n'ahandi. Mu 1969 ubwo Santos FC yakinaga Lagos, intambara yari ihari yarahagaze amasaha make kugira ngo bose bitegereze Pelé akina. Ibi byanatumye afatwa nk'umuntu wahuraga n'abantu, imbunda zikabasha kuba zatuza mu buryo butuje. Ubuzima bwe bwabaye filime y'icyifuzo kuri benshi. Mu gihe benshi babonaga ko bafite aho bakomoka h'ubukene, ikibazo n'ivangura, Pelé yabaye ishusho yo kurata ubuzima bwiza, aho umuntu ashobora kwitandukanya n'amateka mabi agahindura inzira ye. Mu magambo make, Pelé yari umwana w'umwirabura wabaye umwami w'umupira, ariko ku banyafrika yari inzozi zabaye impamo, icyizere cyo kumucakara ashobora kwambika ikamba n'isi yose. Yabaye igisubizo ku bibazo bitaravuzwe, yabaye igisubizo ku bibazo bitavuzwe n'umucyo mu gisi yari irimo umwijima w'irondarugo. Dore rero amasomo y'ubuzima y'ingenzi Pelé yasigiye isi, arambuye kandi ashingiye ku rugendo rwose nk'umuntu w'umukinnyi n'umunyamuryango w'isi. Ati impano ni impano, ariko gukora cyane ni ishingiro ry'intsinzi. Pelé yavutse afite impano idasanzwe, ariko yise ko nta mana igera kure idatoje no gukorwa. Yari umuntu wakoraga imyitozo buri munsi, akiga no kwitanga atarambirwa no gusubiraho abandi bananiwe. Yigeze kugira ati intsinzi ntabwo ari impanuka. Yego, bisaba gukora cyane kandi ukiyerekana, bisaba kwiga kandi rwose udatsinzwe, bisaba ukunda icyo ukora kandi rwose ukagikorera. Ubutumwa bwe bw'icyizere ku bana bakomoka hasi bwigeze gukora benshi ku mutima. Yaturutse mu muryango ukennye, akina n'agapira k'amazaniki, ariko yageze ku isi yose, yabaye umucyo ku bana hafi kureka inzozi zabo, abasaba kwigirira icyizere. Waba ari umwana w'imirimo, ati waba uri umwana w'imirimo waraciritse cyangwa se ukeneye inkweto, humura ubuzima bugira amahirwe kuri buri wese. Kwigira ku gutsindwa. Pelé yigeze kuvunika, aratsindwa, acika intege, ariko ntiyigeze areka ngo apfukame ubuzima bwe bubashe kuba bwamugora. Mu 1966 Brazil yasezerewe nabi muri World Cup, abenshi bati Pelé yararangiye, ariko yagarutse mu 1970 ayoboye ikipe, yatsinda ibitego nibura 4, umukinnyi ibihe byose. Kwicisha bugufi nubwo waba uri hejuru. Nubwo ari umwe mu bantu bubashywe cyane ku isi, yagaragaza gupfura, guca bugufi kuba buri wese. Yaganiraga n'umufana nk'uko yavuganaga n'ubutegetsi. Yasize isomo ry'uko icyubahiro nyacyo ari ukwiyoroshya imbere y'abo wita ko boroshye imbere yawe. Urukundo n'umusingi w'ubuzima. Yakundaga igihugu cye, umupira n'abantu. Yakoreshaga impano ye mu kubaka amahoro n'ubusabane. Yaharaniraga ko abana n'abatagira kivurira babaho neza. Ati football is a gift from God and try to share that gift with love. Yego, football ngo yari impano kuri we, cyangwa se yari nk'impano yakiri ivuye ku Mana, ariko ntabwo yigeze ananirwa kuba yayisharinga cyangwa se yayisangiza abandi, kubera ko ni impano yahawe yuzuye urukundo. Urupfu ntabwo rubuza amateka kubaho. Yatangiye ubuzima nta muntu umuzi, apfa isi yose imuririra. Ni isomo riremereye. Ibikorwa byawe nibyo bizagusiga mu mitima y'abantu neza, si ibyo wambaye cyangwa ibyo watunze uyu munsi. Kuba umuntu w'isi utari uwo mu gihugu kimwe gusa, Pelé yabaye intumwa y'amahoro y'umuntu rwose n'urukundo ku isi yose. Yasigiye ubutumwa ko twese turi umwe mu maso y'ubuzima. Mu magambo make, ushobora kuvuka wambaye ubusa ariko ugapfa wambaye icyubahiro. Impano yawe ishobora kuba imbunda y'amahoro. Igikomeye si uko wagize byinshi, ahubwo niko ibyo wagize byagize akamaro ku bandi. Pelé ntabwo yigishije gukina gusa, yigishije no kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubuzima turimo ni urugendo rw'intambwe ku yindi. Uyu munsi iko wavutse ufite byose ntabwo ari byo bisobanura ko uzapfa ubifite. Twese nk'abantu aba ari bo twe twavutse umunsi umwe, kandi ari n'induza w'iherezo ryacu. Gusa kuva umuntu akivuka, abatangiye kwandika amateka y'ubuzima bwe, ubwo n'ubuzima abamo kuva icyo gihe kugeza ku munota wa nyuma, aho ibyo akora byose ari byo bigena ubwoko bw'amateka ye, ashobora kuba mabi cyangwa akaba meza, aho rubanda rushobora kubabazwa no kumubura, kumukumbura bitewe n'ibyo yarabamariye yabakoreraga. Benshi bicara bazi neza ko batazongera kubona guhabwa nawe, ariko nyuma y'ibyo ntidushobora kwibagirwa ko iyo umuntu apfuye ntabwo ashobora kubura abantu ababaza nubwo baba bake baba bahari. Ubuzima ni urugendo rw'intambwe ku yindi yerekera ku gupfa. Yakoze amateka na n'uyu munsi, ariko yagiye asigara mu bitabo byinshi by'abanyamateka nk'umukinnyi wagacishijeho. Benshi baramukunze. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Waba wifuza nde mu biganiro by'ubutaha ko twazakoraho? Ikindi kandi, ibitekerezo byawe ni inyunganizi kukorwa tubahereza, by'umwihariko kuri subscriber, kugira ngo buri uko dushyizeho ibiganiro ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubibona. Iyo ni inyunganizi ya mbere wigeneye ibikorwa byacu. Turabashimiye, naho utaha wibuke kubisangiza abandi kugira ngo turusheho kwaguka nk'umuryango mugari w'ibyegeranyo byiza, amateka ku bakinnyi cyangwa se abahanzi wakunze nde mu myaka yashize. Na n'uyu munsi se ukunda nde? Abakiriya ni abami. Wowe tubwire uwo ushaka mu biganiro by'utaha, ubundi tuzakure mu nganzo
tubahereza amateka y'ubuzima bwe akantu ku kandi, urugendo rw'ubuzima bwe kuva abayeho kugeza apfuye cyangwa se niba nakiriho, byose tubivuge. Ikintu cya mbere ni amakuru, twe turabashimiye